ikinamico. Yasiro ukuvuga ro gutaruka kuvuga ro gutaruka muragenzwa n'amahoro. Yewe na amahoro. Jari umuntu wo mubyina ha yaciye hakurya hariya mu rw'iwacu mu gutumaho ngo kuzanyaruka nkaza kukureba. Cyakwa niba yarantumikiye simbizi. Wose namubonye. Uretse ko nyine giza amahirwe nk'ababonye mpabasanze muhari mwahinze hafi. Ntabwo yahageze rero. Rekata. Yari amahoro se? Yari amahoro ntacyo namubwiraga ko nzagera hano. Yanti ntazasanga mwagiye kure. Kandi ubwo atana hageze ntacyo bitwaye ubwo mpabasanze. Biza rwose. Cyakora nyine usibye ko naje kukubaza igihe tuzagira kuri komini kwandikwa. Ngwange yarasheze ngo iyi mpeshyi itaha nibwo ashaka kurongora. Koko nanjye ariko ndasanga nta mbogamizi da ko amasaka azaba yeze se n'imicyo kandi izabiriho. Umuhungu wawe yarasabye se? Sangana mpinga. Ntumuzi numwe mukwe wawe mvuga. Agiye se ngo ndivuga n'ubuye. Mukwe wanjye. Ko numva nta mukwe mfitira. No umuhungu wawe se wasabye iwanjye? Kwendeye se ntabwo muzi. Hamuda. Sangana turi kumwe. Kabone mwana munganye nka ntabwo rwose yusubira ndabyumva simbizi da. Ese rusisibira. Inkuru igiye ko impamo koko. Inkuru kize kandi. Ubwo se ntiwigize nkana. Urakomeje? Ugiye kwibarisha ibintu uzi neza? Ariko randenganye. None se. Sinzo yasabye. Yewe no muhungu wawe simuzi. Gusa ubwo nazi n'igihe byabera urumva uko nabuzwa n'icyo gutangara. Ereka baravuze ko ngura gitinya icyo rubanda bavuze. Bamvuga se urakomeje se? Icyo bamvuga byo nakazi kabo. Hose yewe bye nkubwiye ko nta mugeni wawe rwose mfite mu rugo. Nta mugeni nigeze nguha. Uwo muhungu uvuga wasabye wanjye ntawe nzi. Nibyo nkubwiye. Nanjye se n'ubwa mbere umbonye. Ntabwo urwa mbere nkubona ariko se hari icyo wari wageze umbaza kere cyo mugeni. Ariko surakomeje koko? Takomeje rwose usenda kubeshyira iki? Se wibagije amagambo twavuze ahangahe ejo bundi n'abantu bari bahari. Wambwiye amagambo ki? Ayo washubije se birayebewe. Ubuse ari abantu nasanze aha arabo twazanye sikuri gitangaza koko. Koko. Ariko nahoze nyango setsa none wabikomeje igitangaza rwose. Ndabona rwose wumumirije neza. Cyo gitangaza umva reka nkubwire rero. Amasezerano twagiranye urayazi. Isisibiranya. Jewe rwose ndakwihoreye amategeko arahari. Tuzakiranuka. Niba mugewe nta masezerano nawe nzi. Hayo mase nta yanjye naguhaye. Nta masezerano nawe nzi rwose nibyo ngibyo je nicyo ngubwiye. Nandikiranye nawe se rero. Ngwiki? Ntabwo nagukwereye. Wankwereye iki? Hari abagabo. Uzabaza. Ivyo vyihorereye. Uzabaza. Rusisibira. Uziko bakuvunanya ngo nuko erega nabyumvise ngira ngo ni inkuru. Hari abagabo. Nagize ngo nimbarira no. None uzabazane. Yewe reka uzabazane. Rusisi enda nizoga yawe. Ndagiye. Bishyiraho ngaho yayinywa nyine. Ndagiye ko tuzakiranuka. Abagabo bari bahariye. Ubukwe ntabwo buzamwe abantu bakeye. Uzabazane noneho. Ibyo byakuzanye kuza kundi manganya. Genda. Reka nkwereke. N'ikibindi cyane nushaka reka kigumane. Reka nkwereke kose ndagiye tuzakiranuka. Kireke nushaka kukijyana. Uzandumura uzasubize nta yanjye nizoga. Kireke. Uzakubaka ndetse. Genda. Si ikibindi kimende. Ntayo uzabona. Nanjye sinoroshe. Ntayo uzabona. Genda. Sinoroshe. Wacige. Babarira. Urabeho. Genda. Kiro tugende. Yego. Abamwana nyenda bazanye bwana burugumestre. Twatinze gato ariko kubera ko umupira wigeze kudupfumukiraho mu nzira. Ngira abo muzanye binjire. Ubwiye nabandi bahoze hanze aho ngaho kari. Umenya ariho bakiri. Hanyuma zena cya kigabo kiri mu kasho sisibiranye. Gira vuba kubaza. Muri mwinjire. Mwinjire. Icyo ne watumije rero si ikindi. Ndagira ngo nshyira hagaragara ibyakozwe byose n'umuntu witwa Rusisibiranye. Uriya mureba. Umuntu rwose wagerageje gushingira umukobwa umwe abantu babiri koko. Oya rwose n'igitangaza. None ibikorwa bye byose byarataho. Kubera ayo makosa ye yose ahantu cyo kubyo bukurikira. Icya mbere gusubiza muri hano amafaranga y'igihumbi
indishyi y'akababaro y'amafaranga 500 ndacyakomeza Imana ntirenganya kwishyura byanafashe 20,20 by'umurima atigeze amuha n'amafaranga 2,000 by'indishyi y'akababaro amategeko ariho icya gatatu gusubizanya babiri nkaye akamara indishyi y'akababaro y'amafaranga 1,500 icya kane gusubiza myasiri nkaye n'amafaranga y'inzoga yasabishije 3,000 akagerekaho indishyi y'akababaro y'amafaranga 1,000 murakoze bwana burugumestre rwose icya gatanu kwishyura ngura inzira amafaranga 20,20 by'inkwano n'amafaranga y'inzoga yasabishije 3,000 n'indishyi y'akababaro y'amafaranga 1,000 icya gatandatu kuri amafaranga 9,000 by'amande yacishije abagabo uko ari 3 cya karindwi gufunga iminsi 7 y'igihano gitegekwa na komine icyo gifungo si kimwakimbabarira rwose icyo gifungo rwose nabasaba ko mwakimbabarira rwose icya munani yaba atarishye ibyo byose nyuma y'iminsi 30 agashyirwa mu mucamanza ibyo bikagurishwa ku ngufu za leta amafaranga avuyemo akishyurwa ibyo byose watwaye rubanda oya ndacyakomeza rwose mushatse rwose mwaca inkoni zamba namwe mumenye yuko ubutegetsi ari cyo buberaho ikindi nakongeraho nuko ubutegetsi atari gateranya imiryango noneho muri bariya bamusabye umugeni waba akifuza gutunga umukobwa arasisibiranya we ntabwo yahabwa ibyo ibye ahubwo yakomeza agasaba uwo mukobwa agashyingirwa kuko uwo mwana agiye iyo ndebye ko nabibonye nasanze nta kusegeza akora se umuntu yamwizera ndasaba ijambo bwana burugumestre buretse usisibiranya urumva ntacyo uri bwongereho urubanza rukijijwe kubyo ari igihugu rwose ntacyo ariko mwaramukwiye kumubara kuko ibyo bintu byose ntabona aho mbikura amafaranga ni menshi cyane kandi n'icyo gihano cya komine uwo icyo gifungo cy'iminsi 7 nibagiye kimbabaje cyane cyakomeye ahubwo mwambabarira nkaba nagena nkareba uko nageza gushaka amafaranga ariko urakabura imbabazi nibagufunge rwose ndabasabye rwose ahubwo nibagufunga vuba nufunga ugahita utanga ibyo byose usibye ko myazira basabye ijambo nta kintu rwose muroko mwangabanyiriza rwose ko myazira ari ijambo asabye murakoze bwana niba cyemera icyo nagira ngo mvuge bwana burugumestre rusisiranya uyu nguyu yampemukiye yari inshuti kandi umukobwa we rwose ararengana ntabwo ari we wabigize ntigeze abenga umuhungu none ngewe niba atabyanga nuko yazashingira uko bisanzwe ibyo uzagenda ubyumvikana na rusisibiranya ntibigomba kureba burugumestre wa komine kuko si uzaza kugusabira murakoze bwana genda uciye ku mugaragaro uko byumvikana ahubwo ntibahita bafunga rusisibiranya uriye vuba amenyeho yuko nyuma gatumva ahubwo amenyeho neza yuko naramubwiye ikinamico ndabasuhuje inshuti za umuhumuza TV nk'ibisanzwe ni ngewe Jimbiri Jigo nyiri inkota ndacyayifashe mu karume nifuje kugira ngo rero mbashimire ndetse mbashimire by'umwihariko mwebwe mutahwemye kumpa umwanya wanyu mureba video nagiye nshyiraho umunsi ku munsi by'umwihariko iyi kinamico ya rusisibiranya ndetse kandi nje kubamara impungenge kuri mwebwe mwavugaga ngo ese uyu musaza n'uyu mugabo n'uyu nguyu hari Nyababiri hari rusisibiranya hari burugumesitiri hari byanafashe n'abandi bikabacanga bamwe hari abagiye bambaza muri comment ngo ese ngo rusisibiranya ngo n'uyu musaza ngo ubapfana iki ariko nagira ngo mbamare impungenge yuko uriya
wakinnye burugumesitiri, wakinnye uriya musaza, wakinnye rusisibiranya, wakinnye nyababiri, wakinnye muri hano, wakinnye mbese bariya bose nagiraga mubwire yuko nta wundi wabikoze yari jyewe Jimbiri Jigo, ariko nabikoze kubwo kugira ngo mbanezeze, ahubwo nta nubwo nabanejeje, ahubwo naje gusanga ari mwebwe munezerewe. Ngira ngo muri kubibona hano, ibi ngibi ni ibikoresho byagiye biramfasha gukora uriya mukino. Inshuti za Umuhumuza TV rero ndabashimira, ariko kandi nanabasaba, nongera ngo mbasaba kuba mwakomeza kuntera inkunga kuri channel yitwa Umuhumuza TV. Ubu ngubu ngira ngo ikinamico ngira ngo ni ya gatatu, hari ibigeragezo, hari rusisibiranya, hari n'indi yari yabanje. Ngira ngo ndacyatangira ndetse ndashaka kugira ngo noneho ntangirane namwe. Hari za Uwera, hari za Nzogiroshya, hari za Kavuna, Kuruhuwa Kavuna, izo zose ndabasabye munshyigikire nk'ukuntu mwanshyigikiye muri bigeragezo, nk'ukuntu mwanshyigikiye muri rusisibiranya, mukomeze munshyigikire. Ndacyatangira, nzabaha byiza byinshi, kandi ndatekereza ko ntazabatenguha. Nk'uko nari ndi kubabwira rero, ibi ngibi mubona aha ngaha ni ibikoresho byagiye bimfasha gukina iyi mikino. Ibi byose muri kubibona nibyo byagiye biramfasha. Ngira ngo nibagiwemo wenda agafuka mwabonaga wa musaza yarabaga afite iyo yabaga agiye kunywa kwa rusisibiranya, cyangwa se agiye kwishyuza bariya bagabo muri bigeragezo. Ubwo rero mpagaze aha ngaha kubwo kubashimira, ariko nkomeje kubasaba ngo inshuti za Umuhumuza TV mukomeze kunshyigikira. Ngayo nguko rero, mwari kumwe n'umukunzi wanyu ubakunda byiteka byiteka byiteka, Jimbiri Jigo Nyirinkota ndacyayifashe mu karumyo. Bye bye, naho ubutaha. Ariko mbasaba kugira ngo muri comment mumbwire muti dukeneye yuko uduha iyi kinamico, kuko aka gace karangiye kuri rusisibiranya n'akanyuma. Bye bye, ndabakunda.